umuntu avuka ariko atariho ikavuga ngo nuko namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu bikongera ariko rikavuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije ndashimira Imana rero ko umuntu upfuye nta kintu yari gukora kugira ngo abeho rikavuga ngo ahubwo ngo Imana ngo yaduhinduranye bazima na Kristo ni igikorwa yikoreyeyo ubwayo tukaba rero tutaje kwa no mazi kugira ngo abantu bajye bavuka ubwa kabiri ahubwo abantu bagiye kujya mu no mazi ni uguhamya ko bamaze kubaho ni uguhamya ko bahawe ubuzima ni uguhamya ko Imana yabahinduranye bazima na Kristo binyuze mu gupfa no kuzuka kwa Yesu ngiki kintu tuje guhamya hangaha ahari basanzwe bakorera ibisa n'ibyo ngibyo ariko bifite ishusho imwe ariko bidasa Imana ishimwe ko icyo kuri uyu munsi kirabera aha uyu munsi abantu baje guhamya ubuzima bafite ntabwo baje gukura ubuzima hano ntabwo aya mazi yakiza umuntu biravuga ngo nta nubwo abasha gukura yico byo ku mubiri ngahubwo ngo ni ikimenyetso ku Mana ni Petero wabyanditse ngo cy'umutima uticira urubanza ngo kidukirisha kuzuka kwa Yesu ariko ntabwo ari kuzuka atabanje gupfa niyo mpamvu ubuzima dufite tubukura mu gupfa no kuzuka kwa Yesu umuntu wacu wa kera umuntu ukomoka kuri Adamu w'umunyabyaha uwo ngo byasabye ko Imana imwica ntabwo yari umuntu wo kuvugururwa nk'uko abantu bajya babikora bakisiga bakitaka ariko burya intumbi ntabwo wayisiga ngo yongere ibe nzima ntabwo intumbi wayambika neza ngo yongere ibe nzima umuntu wapfuye akeneye kuzuka Imana nuko yabikoze rero hariya hirya abantu bagiye basoma neza mwasanze itangazo ribuza abantu ngo kujya kuriya musozi gusengera buriya ngo ni ubutayu ariko ntabwo umuntu upfuye yajya gushaka Imana niyo mpamvu bajya kwishakiraho itari ntabwo Imana iba mwiriya misozi ntabwo Imana iba mwariya mabuye abantu bari hano mutwumve neza Imana iravuga ngo ntabwo ndi kure y'umuntu ari we wese ujya kwishakira hariya aho gwitaye nuko abantu ngo batamenye uburyo Imana igira abantu intungane bashaka kwigira intungane bihimbira ubutungane bwabo burimo kujya mwariya mabuye burimo no kubatizwa ndetse nabwo n'ubundi butungane abantu bahimbye umuntu akavuga ati ngiye mu mazi nabamvutse ubwa kabiri ntabwo ari byo harimo guhabwa amasakaramentu harimo guhabwa penetensiya ijambo ry'Imana ritubwira ngo nk'uko igicumuro cyazanywe n'umuntu umwe urupfu rukagera ku bantu bose ngo ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umwe cyahesheje abantu benshi guhinduka n'amavuko ivuko rya mbere dukomora kuri Adamu twese tukavuga turi abanyabyaha nta ruhare twabigizemo umukurambere wacu acumuye twese tuba turanduye tuba tubaye babi ngiryivuko rya mbere ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi nyinshi izana Adamu wa kabiri kubera ko yashakaga ubutungane butagira icyaha biba ngombwa ko ariyo yihindura umuntu kugira ngo aba yigaragaza gukiranuka aba yigaragaza kwera kwayo nuko Yesu ngo yumvira amategeko yose niyicamo na rimwe aba ari we ubona bwa butungane Imana yemera kugira ngo umwizera wese nawe amuhindure kuba intungane amuha ubutungane bwe nk'uko na Yesu nawe yabazweho ibyaha atakoze nawe ubarweho gukiranuka utakore nguko uko umuntu aba intungane abibazweho nguko uko umuntu aba intungane abihawe na Kristo ubwo wemera ko yabaye umunyabyaha ku bwawe wowe wabaye iki ku bwe mutarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo iyo kugira ngo ntabwo abantu bajye bayumva yabikoreye iki ngo kwari ukugira ngo natwe muri we duhinduke gukiranuka iyo kugira ngo umugambi nyamukuru watumye Yesu ahinduka icyaha kwari ukugira ngo uyu munsi haboneke abantu b'intungane kandi bakiri mwisi abantu bakavuga ngo nta ntungane ibaho ngo niriho bwira icumuye karindwi
kandi bakavuga ngo mu ijuru hazajyayo none zizava he nimba zitari hano zava mu isi birasaba ngo umuntu abe intungane akiri mu isi abazwiho gutungana kwa Kristo nuko ujyanwa mu ijuru n'ibyo utakoreye nkuko Yesu yajyanwe mu rupfu n'ibyo atakoze habayeho kugurana afata icyaha ariko afata n'igihano natwe dufata gukiranuka ariko dufata n'igihembo twaje hano rero kugira ngo duhamye ko umuntu wacu w'umunyabyaha Imana yamwishe ikanamwibagirwa niyo mpamvu dusaba abantu bajye mu mazi umuremere babashyiremo rwose ntitwongere kubabona kubera ko umuntu wa kera agomba kugenda burundu hanyuma hakavamo umuntu mushya udafite ikibazo n'Imana. Imana yabumbiye abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibabarira bose iradufata twicira muri Yesu wari ufite gupfa akongera akazuka niyo mpamvu bagushyira mu mazi tukakubura ntitwongere kukubona ni ikimenyetso cy'uko umuntu wa kera Imana yamwibagiwe umuntu uza kuva mu mazi aba agaragaje ko uwo muntu wazutse ari mushyashya ntahuriye n'uwa kera utegura ubutaka niwe ubanza hanyuma hakurikiraho uwishuka turi guhamya rero ivuko rya kabiri turi guhamya umuntu mushya wabonetse muri Kristo Yesu utagira icyaha ni ivuko niyo mpamvu amazi siyo yabyara umuntu ahubwo ni umuntu wabyawe n'Imana biciye muri Yesu yari afite umwana w'ikinege aramutanga kugira ngo abone bene se nuko nawe ahinduka imfura muri bene se turashimira Imana rero kubw'uyu munsi duhaye kugira ngo twongere tunezererwe ako gakiza k'umuntu twaherewe muri Kristo Yesu dushimira Imana kubw'abo bantu Imana yabyaye bagiye guhamya ahangaha kuvuga kwabo ku mugaragaro tugashimira Imana ariko kubw'abandi bene data batuzirikana iteka bakumva nta birori twakora batabaho dushimira kubw'abene data baturutse hirya hatandukanye yaba mu Bugesera yaba mu Gisenyi yaba Icyangugu n'ahandi hatandukanye dushimira Imana kubw'abo bavuze bati abo bene data bagiye guhamya uko kwabo bundi bushyashya muri Kristo Yesu tugomba kubana nabo Imana ibaduhera umugisha nubwo nabo yabagize umugisha kandi nkavuga ati rero kugira ngo ducunguze uburyo umwete tuze kubona ko dukomereza amateraniro igasanzwe twasaba bene data Imana yabihaye ko bajya mu mazi barya mu mazi hanyuma abandi baza guhamya noneho baza kubasanga ariko bamaze kuduhereza ubuhamya bwabo n'ukuri cyangwa yakwigira umubatizo ye barangishije muri Methodiste ngo John Wesley mwazotse mu Bangirikani washinga itorero Methodiste libre kubera ko ngabangirikani ngo batari bagikurikirana mu nyigisho ngo zo kwezi bambwira ngo igihe ngo ryagereye mu Rwanda ngo ryagereye mu Kibogoro ndabifata ari ngiri mutanzi gufata mu mutwe bambajije nabisubiza atako asuyakwire yatsinze banshyira mu mazi ndi umunyabyaha mbamo umunyabyaha kandi uko wagiye mu mazi niko uvamo iyo wagiye muri umukiranutsi uvamo wagiye muri umunyabyaha ukavamo Yesu se we ko yabatijwe nyine ariko ntabwo ari umunyabyaha yagiye ari umukiranutsi n'ubundi avamo ari umukiranutsi niba muziri kugera ikirenge muke ntabwo turi abakiranutsi bagiye guhamya uko twabaye abakiranutsi umuntu wese rero Imana yahaye kuza guhamya aratubwira icyo agiye guhamya sibyo aratubwira agiye guhamya tucyumve kubera ko twabaye natwe turabizi itwumva ameze natwe bamuha amazi rwose niko Petero yavuze ageze kwa Korneliyo abantu Imana ibaye umwuka wera bamaze kwizera ubutumwa aravuga ati none se abantu Imana yemeye twebwe twabima amazi gute natwe umuntu Imana yemeye tukumva yaramwemeye ko kuko imwemera turabizi ntabwo twamwima amazi amen